Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera Mama Urwa Gasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo. Ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye. Yes, ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru yakomeje kugenda iba trended, niko navuga. Ni inkuru by'umwihariko ikomeje kugenda iba mbi mu matwi y'abanyarwanda ku bakunze Mama Urwa Gasabo cyangwa se ku bakunze televiziyo Mama Urwa Gasabo. Uyu munsi navuga ko ari televiziyo imaze no kwagurwa mu Rwanda. Mu by'ukuri witwa Mama Scovia akaba atawe muri yombi azira mu kuba abaza ibibazo bitamureba cyangwa se ibibazo navuga ko mu by'ukuri bikomeza kugenda bibaza kuri politique, bikanatuma mu by'ukuri akomeza kugenda yinjira igihugu cy'u Rwanda kubaza ibibazo bigaragara nka mu by'ukuri uyu Mama Scovia cyangwa se Mama Urwa Gasabo akomeza kugenda anabajwa mu ijambo rimwe gusa kuba yarahawe warning cyangwa se yarahawe amahirwe ya nyuma yo kongera kubaza ibibazo mu by'ukuri bikaba byamukoraho mu ijambo rituje cyane. Umukuru w'igihugu yabashe kuba yanavuga, yamubajije uti nawe waribagiwe. Iri jambo mu by'ukuri ni ijambo bamubwiye mu mwaka wa 2015 bamubwira ko mu by'ukuri agomba kubaza ibibazo afitiye ubushobozi, agomba kubaza ibibazo mu by'ukuri afite n'uburenganzira n'ububasha, dore ko kandi atagaragara mu baminisitiri bo kuba bayabaza n'ibibazo, dore ko kandi mu itangazamakuru nguyu agaragara nk'umunyamakuru wigenga. Bityo rero agomba kuba yakitondera n'ibibazo abaza kuri munsi. Mu by'ukuri ndavuga ko ari inkuru ikomeje kugenda ibabaza abanyarwanda benshi cyane bakunze Mama Scovia cyangwa se ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Imunsi inkuru ivuzwe mu Rwanda, ni inkuru y'incamugongo kuba mukunze, ni inkuru mu by'ukuri itarabaye neza cyangwa se itarangiye neza nyuma yuko abashijwe na Secretary Paul Kagame nawe waribagiwe mu ijambo rikomeje kugenda riherekeza umujinya n'agahinda gakomeye cyane kakomeje kugenda kagaragara mu maso ya His Excellency. Gusa kuri uyu munsi rero n'amakuru tujye kuba twakugezaho ku kinyamakuru bita Kigali West. Mu by'ukuri n'amakuru akomeje kugenda anavugwa by'umwihariko nshuti mukunzi, reka nizere ko atari bwa mbere tujye kubana kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe ukandi ukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ukomeza kugenda ugerwa n'inkuru zacu tukomeza kugenda tukugezaho gatanu kuka. Release n'amakuru akomeje kugenda navugwa mu Rwanda, akomeje kugenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu munsi kandi navuga ko ari amakuru yakomeje kugenda by'umwihariko ababaza abakunze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Niho kandi Perezida Paul Kagame yongeye kuba yaboneraho kubwira abaturarwanda bose by'umwihariko baturuka mu Rwanda, abenegihugu b'u Rwanda, ko mu by'ukuri insengero zigomba kuba zafungurwa nyuma y'icyumweru kiri kuza. Nyuma y'uko mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda bagaragariza Perezida Paul Kagame ko bafite umuhate wo gusenga Imana, nyuma y'uko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda banamusaba ko yakomora izi nsengero, mu by'ukuri ko ibyo yabasabye byo kuba bakubaka insengero, kandagira ukarabe ndetse n'inkarabiro zo kuba mu by'ukuri bakirinda ibyorezo bikomeza kugenda bigaragara. Bivuga ko mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda babyumva neza. Ibi kandi bikavuga ko Perezida Paul Kagame yongeye kuba yakishimira abaturarwanda mu by'ukuri kugaragara kumva neza mu matwi yabo nyuma yo kuba barakoze igikorwa yabasabye ko mu by'ukuri insengero zafungurwa cyangwa zakubakirwa neza. Ibi kandi bikavuga ko abaturage bakomeje kugenda mu by'ukuri banabyumva neza cyane. Navuga ko mu by'ukuri abaturage bamwe na bamwe batangiye kuba basaba ko babakomorera insengero bitewe n'uko mu by'ukuri ibyo babasabye babashe kuba banabyuzuza cyangwa se banabishyira mu bikorwa. Bityo rero mu by'ukuri bikavuga ko insengero zigomba kuba zakomorirwa bitewe n'uko bumvishe amategeko icyo yabasabaga. Nabo rero kandi bakasaba Perezida w'u Rwanda ko yagira icyo akora, ko mu by'ukuri ibyo bamusabye yabikoze akabishyira mu bikorwa. By'umwihariko reka twibande ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa kuri Mama Scovia, by'umwihariko watawe muri yombi azira kubaza ibibazo mu by'ukuri bigaragara ko yashatse kuba yakinjira mu by'ukuri mu bya politique, bikanatuma mu by'ukuri uyu Mama Urwa Gasabo ahita atabwa muri yombi. Bityo rero navuga ko mu by'ukuri ku isaha ya saa moya aribwo yaje kuba yanafatwa iwe mu rugo. Uyu munsi akaba yagejejwe mu by'ukuri Gasabo, by'umwihariko agiye kuba nyine yaburanishwa nyuma yo kubaza ibibazo bikaba byamubereye ibibazo by'ingutu. Aho kandi Secretary Paul Kagame yakomeje kugenda agaruka mu ijambo avuga uti nawe waribagiwe nyuma y'igihe kirekire wahawe warning, nyuma y'igihe kirekire mu by'ukuri warabujijwe kuba wabaza ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuba mu by'ukuri byanagukoraho cyangwa se byanabangamira akarere u Rwanda. Ibi ngibi kandi binagaragaza mu by'ukuri cyangwa se binaha indi shusho abanyamakuru bose bashaka kuba bakinjira mu by'ukuri mu bitabareba cyangwa se mu bintu byose bikomeza kugenda binavugwa. Gusa by'umwihariko reka twibande ku makuru yakomeje kugenda anagaruka by'umwihariko ku rubuga rwa X Twitter, bikanavuga ko mu by'ukuri iyi X yakomeje kugenda ikicikanaho ibitekerezo byakomeje kugenda bituruka ku bene gihugu, bavuga ko mu by'ukuri Mama Urwa Gasabo yakongera kubabarirwa bitewe n'uko nyine akomeza kugenda agezaho abanyarwanda inkuru zikomeza kugenda zinabamotiva cyangwa se zinabubaka mu byabo
bakomeza kugenda bakora umunsi ku munsi, bityo bakanasaba igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ko cyababarira mama Urwagasabo cyangwa se Mutesi Kovia akaba yagaruka muri sosiyete yo kuba yakreta inkuru, akomeza kugenda anagaragara nk'umu content creator mu by'ukuri wa Good Reels zikomeza kugenda sinagera ku bene igihugu b'u Rwanda. Uyu munsi rero nyuma yuko ashize televiziyo agashyira headquarter mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Ntarama, benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri bavuga ko Mutesi Kovia akomeza kugenda azamura itangazamakuru, akaba mu by'ukuri yanafasha by'umwihariko urubyiruko rukomeza kugenda runagaragara mu kwimotiva kwiteza imbere, bityo rero akanasaba ko mu by'ukuri yababarirwa ndetse nyuma yo kubabarirwa akaba yavuga ko mu by'ukuri atazongera kubaza amakuru atamureba. Nanyarukire ku rubuga rwa X Twitter mu by'ukuri ngo kandi nazaga kuba nabona inkuru yanditswe na minisitiri avuga ko mu by'ukuri Mutesi Kovia agomba kuba yasabirwa imbabazi n'abaturarwanda, bityo mu by'ukuri akaba yababarirwa nyuma y'uko rero yahawe warning cyangwa se last warning bwa nyuma ko niyongera kuba yavuga inkuru cyangwa se kubaza ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuba byakangiriza kariyeri we, ashobora kuba yakisanga yatawe muri yombi cyangwa se yagejejwe muri gereza. Nibwo kandi bamutwaye nabi cyane, polisi navuga ko yamusanze muri Gasabo, mu by'ukuri Mutesi Kovia mu karere ka Gasabo nibwo yaje kuba yanahakurwa, navuga ko mu by'ukuri agejejwe Kimironko ajyanwa muri gereza. N'amakuru akomeje kugenda atugeraho gatanu kandi munyarukire kuri BTN TV, ni inkuru itangiye kuba yasakazwa, ni inkuru yatangiye kuba yavugwa by'umwihariko mu Rwanda ko witwa Mutesi Kovia agejejwe muri Gasabo by'umwihariko Kimironko atabwa muri yombi. Bamwe mu baturage bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza ko witwa Mutesi Kovia nubwo akomeza kugenda anabaza ibibazo, we avuga ko mu by'ukuri abibariza abaturarwanda ndetse kandi no kwifuriza inyungu by'umwihariko abene igihugu b'u Rwanda, kuba mu by'ukuri akomeza kugenda anababariza ibibazo, dore kandi bivuga ko aba yageze aho abaturage batanagera cyangwa se batanakibasha kuba bakigeza we. Avuga ko kuba yabonye aya mahirwe yo kuhagera agomba kuba yabaza ibibazo mu by'ukuri bishobora kuba byanagira umuturarwanda ingaruka nziza, cyangwa se mu by'ukuri bishobora kuba byanatuma umuturarwanda uwo ari we wese agomba kuba yakiteza imbere by'umwihariko mu iterambere, dore ko kandi yakomeje kugenda anababariza mu kibazo gikomeza kugenda kivuga ko mu by'ukuri abaturage babasha kuba basezeranwa ko bagomba kwimugwa aho batuye mu by'ukuri, bityo bakavuga ko bazahabwa ingurane y'ubutaka bwabo, bityo bikavuga ko mu by'ukuri imyaka igera kuri 2 ishobora kuba ishize nta kintu barabona. Ibyo kandi mu by'ukuri bikanavuga ko abaturage bikomeza kugenda bibabangamira nyuma yo kwimurwa aho batuye, bakavuga ko mu by'ukuri bazahabwa ingurane y'ubutaka bwabo, bityo mu by'ukuri imyaka 2 igashira nta kintu babona, bikanavuga ko mu by'ukuri bikomeza kugenda binabangamira imiturire cyangwa se aho batuye, bityo mama Urwagasabo akavuga ko mu by'ukuri ari naho yari yaje mu ishusho yo kuba yabariza abaturage bose muri rusange bafite ikibazo nk'iki ngiki, bityo bikaba bikozeho mw'abanyarwanda mwenda babwira ko mu by'ukuri ari ikibazo cyakomeje kugenda kinabangamira Mutesi Kovia muri kariyeri cyangwa se urugendo rwe rwo kuba yabara umu content creator mwiza. Nitwa Mr John Vero nivugiraga bawe.